Ndabasuhuje mwese, amahoro n'imigisha Imana itanga bibomeho. Uyu munsi tugiye kuganira ku kamaro ko kunywa amazi ku mugore utwite ndetse n'umwana atwite. Umugore utwite aba agomba kunywa amazi ahagije kandi meza kuko amugirira akamaro kanini mu gihe kimutwite ndetse no mu gihe cyo kumubyara. Niba uri umugore utwite cyangwa ukaba ufite uwo witaho utwite cyangwa se ukaba ukeneye kumenya uko wabungabunga ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana atwite, iki kiganiro ni icyawe ntucikwe. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Umubiri wacu ugizwe n'amazi ku gipimo gisaga 60%. Ku mugore utwiteho rero biriyongera kuko aba atwaye ubuzima bubiri, ubuzima bwe bwite ndetse n'ubw'umwana atwite. Ayo mazi akaba afite uruhare runini ku buzima bwa bombi. Akamaro ka mbere ko kunywa amazi ku mugore utwite ni uko atuma amaraso agenda neza. Mu gihe cyo gutwita amaraso ariyongera kugira ngo agaburire umwana. Iyo umugore anywa amazi ahagije rero afasha amaraso kutibumbira mu gice kimwe gusa, ahubwo akagera hose ku buryo bworoshye, bikanarinda umubyeyi guhora ananiwe kuko amazi yari make n'amaraso aragabanuka, maze bigatuma yumva arushye cyane kandi nta mirimo ikomeye yakoze. Akamaro ka kabiri ni uko amazi afasha igogorwa ry'ibiryo. Mu gutwita hari abagira ikibazo cyo kuribwa mu nda kubera constipation, ariko iyo unywa amazi ku gipimo gihagije afasha igifu n'amara gukora neza, ntunababare mu nda kubera igogorwa riba ryagenze neza. Akamaro ka gatatu ni uko amazi arinda umubyeyi kuribwa umutwe. Abagore benshi iyo batwite baribwa umutwe, bakaribwa umugongo, bakagira n'isereri. Ibyo bikunda guterwa n'uko umubiri uba wabuze amazi ahagije. Iyo umugore utwite anyoye amazi yakabaye agomba kunywa rero atuma ibi byose bitamubaho. Akamaro ka kane ko kunywa amazi ku mugore utwite ni uko umubiri uyakoramo liquide amniotique ifasha umwana. Iyi liquide amniotique niyo y'amazi aba atwikiriye umwana mu gihe akiri mu nda. Niba ujya wumva bavuga ngo amazi y'umwana ni make cyangwa se ngo amazi y'umwana ni menshi, n'ayo mazi baba bavuga. Aya mazi umwana yakeneramo akiri mu nda, yajya kuvuka agaporoteja ku mutwe w'umwana, ari byo uzajya wumva ababyeyi bamwe bakunda kuvuga ngo njye isuha yamenekeye mu rugo, cyangwa se ukumva muganga arakubajije ati ese nta mazi wigeze ubona ameneka. Hakaba kandi n'ubwo muganga akubwira ati ubwo amazi yamenetse kare rero turakohereza ku bitaro bikuru bagufashe byisumbuyeho. N'ayo mazi baba bavuga, yego ntago yose aturuka kwa ayo mazi uba wanyoye, ariko amazi uba wanyoye agiramo uruhare runini cyane mu kugwiza ariya mazi umwana agomba gukeneramo akiri mu nda. Hari n'izindi nzira nyinshi zigenda ziturukamo amazi, ariko ugereranyije havamo amazi makeya uko izo nzira nazo zivamo ayo mazi, bitewe n'uko umubiri w'umugore utwite uba wabanje kunywa amazi ari ku gipimo gikwiye. Ayo mazi kandi niyo arinda umwana ukiri mu nda gukomereka cyangwa kugerwaho n'indwara zimwe na zimwe bataramubyara. Iyo amazi umubyeyi anywa ari make rero n'amazi umwana arimo aragabanuka, maze bigashyira ubuzima bw'umwana mu kaga. Akamaro ka gatanu ni uko amazi afasha intungamubiri kugera ku mwana. Ibiryo umubyeyi arya ntibihita bigera ku mwana direct, ahubwo amazi niyo atwara intungamubiri arizo vitamine ndetse n'imyunyungugu akazigeza ku mwana. Akamaro ka gatandatu k'amazi ku mugore utwite ni uko afasha umwana gukura neza. Ubwonko bw'umwana, impyiko ze, umutima n'ibindi bice by'umubiri bikenera amazi menshi, maze bikamufasha gukura neza. Nanone kandi kunywa amazi ahagije ku mubyeyi utwite bifasha umwana kugira ibiro byiza bikwiye, akanavuka ameze neza cyane, ahehereye kandi anyerera ku mubiri. Akamaro ka karindwi ni uko amazi arinda indwara zitandukanye mu gihe cyo gutwita.
Agapuwe ka mbere, amazi amurinda indwara z'inkari. Abagore batwite bakunda gufatwa n'indwara z'inkari. Amazi menshi rero atuma inkari zisohoka neza, zigakuramo mikorobe n'iyindi myanda mu mubiri, bityo umugore ntarware infegisiyo zikunda kurwarwa n'abagore benshi batwite. Agapuwe ka kabiri, amazi arinda abagore batwite kubyimba amaguru n'amaboko. Abagore bamwe iyo batwite babyimba amaguru cyane. Iyo unyoye amazi rero afasha umubiri gukora neza, kuko atuma impyiko zikora akazi kazo uko bikwiriye, zigakuramo amazi arenze ku rugero rw'ayo umubiri ukeneye, ibyo bikagabanya ibyago byo kubyimba amaguru. Umugore utwite aba akwiye nibura kunywa amazi angana na litiro 2.5 kugeza kuri litiro 3 ku munsi. Ubwo nibura ni ibirahuri 8 kugeza ku birahuri 10 by'amazi ku munsi. Akanayanywa kurushaho kandi igihe ashyushye, nyuma yo gukora imirimo ye, cyangwa se iyo ari umudamu uruka cyane. Umugore utwite kandi ntarindira kunywa amazi ari uko agize inyota, ahubwo yimenyereza kunywa amazi make make inshuro nyinshi, akayanywa atetse cyangwa se atunganyijwe neza. Hari ibintu benshi bibeshyaho ariko bitajya bisimbura amazi, nk'uko bamwe bavuga bati nanyweye icyayi, abandi bati nanyweye fanta, abandi nabo bati nanyweye umutobe. Ibi byose ntibisimbura kunywa amazi, ahubwo byatuma umubiri utakaza amazi, cyane cyane nk'icyayi cyangwa se ikawa, ahubwo amazi meza niyo ya mbere. Kwita ku mwana rero bitangira ataravuka. Amazi ni kimwe mu bintu byoroshye bidahenze, ariko bifasha ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana kumera neza. Reka amazi abe inshuti yawe ya buri munsi, aho agira umwanya mu buzima bwawe, maze ukayafata nk'uko ufata andi mafunguro. Imenyereze kunywa amazi make make, wirinde kujya uyanywera icyarimwe ari menshi, kuko bizajya bikurinda kugira isesemi niba usanzwe uyigira. Gusa niyo waba utajya uyigira mu gihe utwite, nabwo ni byiza kunywa amazi make make kugeza ku ngano y'amazi akwiye ugomba kunywa ku munsi. Icyo twagarukaho dusoza ni uko kunywa amazi ku mugore utwite atari amahitamo ye, ahubwo ni ingenzi cyane ku buzima bwe bwite n'ubw'umwana atwite, kuko afasha umubiri gukora neza, akarinda umugore indwara, ndetse agatuma umwana akurira mu buzima bwiza kuva akiri mu nda kugeza avutse. Ubuzima bwiza nibwo soko y'iterambere ry'umuryango wawe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndabashimiye, mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.